Mbasuhuje mbifuriza kugira ibihe byiza, mbaye ikaze mu makuru mashya, aho umuhanzikazi Clarisse Karasira n'umugabo we Ifashabayo Sylvain de Joie bamaze kwibaruka umwana wabo w'imfura n'umuhungu. Uyu mwana yavutse mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere tariki 13 Kamena 2022, avukira mu bitaro bya Northern Light Mercy Hospital biherereye muri Portland muri Maine, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Karasira Clarisse akimara kubyara yanditse ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko umuryango we wungutse ibindi byishimo bidasanzwe, aho yagize ati: impundu impundu babyeyi, ikobe ikobe abato, umukobwa w'Imana n'igihugu hamwe n'umutware, imfura yo mu batangana baguye umuryango. Imana ishimwe, igikomangoma cyacu kindyamye mu gituza, ibicuro byashize. Umutware nanjye duhaye Imana icyubahiro, tunashimira ku masengesho yanyu menshi. Yakomeje kandi avuga ko amazina y'uyu mwana yibarutse azatangazwa nyuma y'umuhango wo kurya ubunyano no kwita izina. Uyu muhango uzaba nyuma y'iminsi 8. Muri Gicurasi nibwo Clarisse Karasira yatangaje ko kuri we yenda kwibaruka umwana w'imfura. Icyo gihe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Clarisse Karasira yavuze ko afite ibyishimo n'umugabo we. Avuga ko we n'umugabo we batari bemeza umubare runaka w'abana bateganya kubyara, gusa yavuze ko batifuza kubyara abana benshi. Ati: twifuza kuzabyara bake tuzabasha kurera, tugaha ubuzima n'uburere bwiza bikwiye nk'uko Imana ibidusaba kandi Imana ibidufashijemo. Umuhanzikazi Clarisse Karasira yarushinje na Ifashabayo Sylvain de Joie mu muhango wabereye kuri Christian Life Assembly, urusengero ruherereye i Nyarutarama mu mujyi wa Kigali, hari tariki ya 1 Gicurasi 2021. Clarisse Karasira na Ifashabayo bahuye muri 2017 mu gitaramo cyo kwibuka umuhanzikazi Kamariza. Ifashabayo wari mu ikipe itegura iki gitaramo yahuye na Clarisse ubwo yari agiye kukimutumiramo. Ubushuti bwabo butangira ubwo ngubwo. Uko ubushuti bwabo bwarushagaho kwaguka, ni nako Ifashabayo yagendaga afata izindi nshingano nko gufata Clarisse akamufasha mu muziki we, kandi byose bigakorwa n'ibindi bijyanye n'urukundo. Tubibutse ko Clarisse Karasira yanakorewe ibirori byo kwitegura iyi mfura yabo ibizwi nka baby shower. Icyo gihe rero uyu muhanzikazi wamamaye mu ndirimbo gakondo mu Rwanda zagiye zinakundwa hirya no hino ku isi, yakoreye ibyo birori n'inshuti byo kwitegura kwibaruka imfura ye n'umugabo we de Joie bizwi nka baby shower. Hari tariki 8 Gicurasi uyu mwaka nibwo Clarisse Karasira bamukoreye ibyo birori yitegura imfura ye y'umuhungu, ndetse n'umugabo we yari ahari icyo gihe. Ni ibirori rero byabereye ahitwa Gorham mu rugo rwa Naomi Lincoln ni muri Leta ya Maine. Byateguwe bigizwemo uruhare n'abanyarwanda basanzwe batuye muri iyo mijyi, barimo Divine Irakoze cyangwa se Mama Igor, harimo Honorine Gihozo, Miki Sindayigaya n'abandi. Ku ya 1 Gicurasi 2021 nibwo Clarisse na de Joie bemeranyije kubana ndetse bakora n'ubukwe. N'ubukwe bwitabiriwe n'abarimo umuhanzikazi Mariya Yohana, Nyiranyamibwa Suzana, narimo kandi Maria Uwanjye mukuru wa Mutamuriza Annonciata wari uhagarariye umuryango wabo. N'ubukwe kandi bwari burimo n'umubyeyi Mama Cecile wo mu muryango w'umuyobozi w'urwego rw'igihugu nshingwanama y'inararibonye, harimo Tito Rutaremara, Honorable Uwimana Console na Honorable Mukabarisa Jeanne d'Arc. Clarisse Karasira na Ifashabayo de Joie basezeranyijwe na Pasiteri Raphael Ndahayo mu itorero rya Christian Life Assembly. Bombi rero basezeranye imbere y'Imana nyuma y'uko ku ya 18 Gashyantare 2021 bari basezeranye imbere y'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda mu muhango wabereye mu murenge wa Rusororo. Kuva ku ya 5 Ugushyingo 2021, Clarisse Karasira yari ari kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umugabo we Ifashabayo Sylvain de Joie, barushinze muri Gicurasi muri uwo mwaka 2021. Clarisse Karasira yaraherutse gushyira ahagaragara indirimbo Angelina yakoreye ibirori bya baby shower nk'uko byagiye bitangazwa. Gusa nanone tubibutse ko uyu mwana w'imfura y'aba bombi aje nyuma y'uko hari hashize iminsi hagiye indirimbo hanze yise Kaze Neza yahimbiye uyu mwana yiteguraga kwibaruka muri iyi minsi.
ni indirimbo yahimbye ari nk'impamo ku mwana we yitegura kwibaruka nk'umuhungu. Muri iyi ndirimbo hari uyu muhanzi yaririmbye ati kaze neza mwana wanjye ndagukunda, isi izahinduka indi kubaho kwawe, dutegereje kukubona ugere ku bihambaye, amasiko ni yose kuri ba nyogosenge na ba nyokorume, sogokuru na nyogokuru ngo ngwino. Muri iyi ndirimbo kandi imara iminota 3 n'amasegonda 49, Clarisse Karasira yagaragayemo igitangira ari kumwe n'umugabo we. Mu bindi bice bikurikira akaba ari uyu muhanzi wiganjemo. Ku ya 22 Gicurasi 2022, Clarisse Karasira na Ifashabayo Sylvain de Joie bashyize hanze n'amafoto agaragaza ko bitegura kwibaruka imfura yabo. Icyo gihe rero ni nabwo mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ryitwa Igihe yavuze ko azi gukabya inzozi kandi ko abantu bashinga urugo bagamije kororoka bakagura imiryango yabo. Ati inzozi za benshi bashinga urugo haba harimo kugira abana, gushibuka tukagira abadukomokaho. Nanjye n'umutware wanjye nicyo twifuzaga kandi twasabaga Imana. Bityo rero kuba Imana iduhaye impano y'umwana tugiye kwibaruka n'impano iruta izindi zose, bityo tukaba twuzuye ibyishimo bitabasha gusobanurwa n'amagambo. Icyo gihe yavuze ko we n'umugabo we batari bemeza neza nyine umubare w'abana bazabyara ndetse banateganya kubyara. Avuga ko batifuza kubyara benshi, bazabyara abo babashije kurera. Reka nsoreze aha ngaha ngira nti Clarisse Karasira tumuhaye impundu kandi ni bonkwe.